ari inshuti ikubwiza ukuri. Kubwiza ukuri. Hari inshuti dufite mu buzima zikanga ngo kutubabaza, cyangwa se nawe wasanga uri inshuti wibwira ko inshuti y'umuntu ukanga kumubwira ibyamugirira umumaro. Inshuti rero yawe nyayo mu by'ukuri ni ikubwira yego mu gihe ari yego, ikakubwira hoya igihe ari hoya. Ibyo bintu wenda ushaka atari ubwa mbere ubyumvise, ariko ubikoraho iki? Ubikoraho iki? Hari igihe inshuti yawe ishobora kukwegera ikakubwira ati rero Chantal, ubu ndavuga njyewe, gerageza iyi myitwarire cyangwa ubu buryo ubu n'ubu ubuhindure, cyangwa se ubu buryo ukoremo ibi bintu ubuhindure kubwo kugira ngo ibi bintu byawe bigende neza. Tuvuge se ni inshuti yenda mu kazi, kakubwira ati rero Chantal, iyi myitwarire iyi n'iyi yatuma akazi kawe cyangwa se aka kazi katagenda neza. Wowe kubera ko atari imyitwarire myiza ukumva yakwinjira, njye sinkunda abantu banyinjirira mu buzima.